Umugisha ndetse n'Umutoni bicaye barimo baganira, ubona ko bari bishimye cyane. Ari nako Umutoni yanyuzagamo akaririmba, akavuga ati Mana yanjye uyu muhanzi ndamukunda, nkunda ukuntu aririmba, azi guhogoza. Umugisha nawe niko kuvuga ati nyamara uriya muhanzi ntareba neza azantwara umukunzi wanjye. Umugisha nawe ari nako agerageza kwigana uwo muhanzi, amubwira ati ariko ubundi urumva atari njyewe uzi kuririmba kumurusha koko? Nibwo rero Umutoni yamubwiraga ati rwose urabizi neza nawe uzi guhogoza, ariko mba numva rwose icyampa rimwe nagize nk'umunsi wanjye udasanzwe, yaba anniversaire, ubukwe bwanjye, ikintu runaka nyine cyazambaho, nyine uyu muhanzi akazaza, nakumva nishimye. Ibyo nyine mubonye ari kundirimbira live byaba ari ibintu bitangaje, ariko nta kibazo, n'ubu ngubu rwose ndumva nezerewe ko turi kumwe njye nawe. Bakomeje kuganira rero nibwo baje kubona ko bwari bwije cyane, dore ko n'ubundi bari bicaye hanze bari ku rumuri rw'ukwezi. Bahise rero bajya kuryama. Bwarakeye mu gitondo rero nibwo bagombaga kuzinduka bajya kuroba, dore ko aribyo byari bibatunze. Baragiye rero bicara mu bwato bwabo. Nibwo Umulisa yatangiye kuvuga ati aya mazi y'uyu munsi ndumva aryoshye cyane, ndumva hari akayaga kiza cyane. Mugisha niko kumusubiza ati nanjye ndumva ari uko, ubundi mu gitondo cya kare najyaga numva hari imbeho, ariko ubu ngubu rwose ndumva kano kayaga karyoshye cyane. Imana idufashe tuze kubona amafi ahagije. Bakomeje kugenda rero, hari nako bagendaga basatira amafi menshi yabaga ari. Bararobye rero, nibwo basoje babaraga amafi bari bamaze kuroba. Nibwo rero Umutoni yavugaga ati aya mafi ntago ahagije rwose, uzi neza ko nkunda amafi, kandi rwose ayo tugurisha nyine aba ariyo menshi kurusha ayo turya mu rugo, kandi ntabwo nshaka kuza kurwanira amafi na mama hamwe nawe ndabizi ko uyakunda. Rero mbabarira rwose dusubireyo tuze kuroba twa dufi nawe uzi nkunda, mbabarira rwose tugende. Umugisha niko kuvuga ati okay, nta kibazo reka dusubireyo. N'ubundi rero basubiye kuroba, baroba rwose amafi menshi cyane ahagije, harimo n'ay'ubwoko Umutoni yakundaga. Bagiye kugurisha ku isoko barasoza, maze andi baratahana mu rugo barateka. Batangiye gufungura rero, maze bakajya banyuzamo bagakina. Mama wa Mugisha rero wari urimo abitegereza niko kuvuga ati Mugisha uri mu biki ko muri mushaka kurwanira ifi n'umukobwa? Rwose mwihorere, iyo umukobwa ashatse ikintu ni kimwe nk'umwana uramwihorera, mwihorere rero arye. Umutoni rero iyo yabibonaga gutyo yarushagaho kwishima ati urabona ko na mama bizi, ngahakira nkumvo rero gatoya maze nguhe. Bakomeje rero gusangira, ariko ubona ko rwose bari banezerewe. Ari nako mama wa Mugisha yabarebaga wabonaga ko cyabaga bimunejeje cyane. Umunsi rero waje kwira bajya kuryama nk'ibisanzwe. Bazindutse mu gitondo cya kare bajya kuroba. Mu nzira bagenda nibwo rero Mugisha wabonaga ko ibitekerezo bye byari biri kure cyane. Nibwo Umutoni yamubazaga ati mukundwa ko ibitekerezo bye biri kure, ni ikihe kibazo ufite? Mugisha yaramubwiye ati umuto, ariko se ntubona yuko muri iyi minsi amafi yabaye menshi, imvura isigaye igwa nyine, ugasanga n'amafi no ku nkombe yahageze, no mu nzuzi he hose ubona amafi nyine yarabuze isoko, ku buryo rero ubu ngubu rwose ndi gutekereza ikindi kintu umuntu yakora. Umutoni niko kumubwira ati humura rwose abakiriya uyu munsi turaza kubabona, njye mbere yuko mbyuka mu gitondo nabanje ndasenga, kandi nzi ko na mama aba yadusengeye, ubwo rero wikirirwa ugira ikibazo. Umugisha niko kumubwira ati okay, ndabyumva ni byiza rwose ko wowe wasenze, ariko se ujya utekereza ubuzima bwo hanze y'iki giturage cyacu? Umutoni niko kumusubiza ati sha Mugi, nakubishye sinjya mbutekereza, none se kariho twavukiye, akaba ariho dukurira, akaba ariho twigira, tukaba twanamenyereye nyine ubuzima bw'inahangaha nk'abarubyi, sinjya mbutekereza rwose. Mugisha rero utari urimo kuvuga yaje kugera ngo haparika ubwato, maze avamo bagana ku kiraro. Nibwo rero Mugisha yavugaga ati njye rero nsigaye mbutekereza, nkumva umuntu yajya gushakira ubuzima kure cyane mu mujyi, ku buryo umuntu nyine yazahindura ubuzima. Umutoni akibyumva niko guhita abwira Mugisha ati Mugi, wimbwira ibyo bintu rwose,
urimo kumbwira ko ushaka kunsiga? Gusa uri kumva nta soni biguteye koko? Ntabwo wansiga ngo bikunde. Mugisha ndakwinginze winsika rwose. Mugisha niko kuvuga ati ndimo kubitekerezaho sindanabibwira mama, ariko rwose ndumva aricyo kintu gikwiriye kuba cyakorwa. Kuko rwose ngomba gushaka ubuzima, ngomba gushaka amafaranga afatika maze tukazava muri ubu buzima. Ntabwo ubuzima bwacu bwakomeza kwizirikira muri iki giturage cyacu, ntabwo byazashoboka. Ngomba kuzajya mu mujyi gushaka amafaranga. Umutoni yahise atangira kurira avuga ati ndabizi rwose nugera mu mujyi uzanyibagirwa, wikundira abandi bakobwa beza bo mu mujyi bakeye bafite amafaranga batari nkanjye. Mugisha niko kumubwira ati oya rwose ntabwo byashoboka, uzi neza ko ari wowe nkunda kandi ni wowe nyine mukunzi wanjye w'ibihe byose. Rero rwose humura, riga ngomba no gushaka amafaranga yo gutuma dukora ubukwe bwacu. None se urabona twazakomeza gukundana amaherezo akaba yahe? Kandi uzi neza ko tudashobora kwishingira. Ni muri urwo rwego rero ngomba kujya gukora ngashaka amafaranga. Bavuye aho ngaho rero nibwo Mugisha yagiye abitekereza mama we. Mama we yaramubwiye ati nta kibazo rwose gihari, humura rwose nzakomeza kugusengera ugire ubuzima bwiza, kandi rwose n'umutoni nta kibazo na kimwe azagira. Nyuma y'iminsi mikeya rero nibwo Mugisha yaje kuzinga ibye byose, maze arabasezera yerekeza mu mujyi. Basigaye barira, ari nako wabonaga yuko rwose bari bafite agahinda. Mugisha nawe rero wari uri mu modoka yakomezaga kujya bibuka, maze nawe ukabona ko agahinda ari kose, ariko nanone akihagararaho nk'umusore wari ugiye gushaka ubuzima. Urugendo rwari rurerure cyane rero, dore ko rwari urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo agere mu mujyi. Yarashizwe rero agera mu mujyi. Akihagera telefone yari afite yaje gusanga yibwe, dore ko wari umujyi wari urimo abantu benshi cyane. Niko kubura uko abigenza. Ku rundi ruhande rero ni nabwo Umutoni nawe yari ari kuri telefone amuhamagara cyane, rimwe na rimwe akumva nticiyemo, dore ko mu nzira Mugisha yacagamo zari inzira mbi cyane zitari zifite rezo. Yatekerezaga ko nagera mu mujyi aribwo bazongera kuvugana. Yaje gusanga rero telefone ya Mugisha yavuyeho, ibyarushijeho kumuhangayikisha. Mama Mugisha rero nawe yazaga kumureba amubaza niba umuhungu yaba yagezeyo, ariko agasanga Umutoni nawe nta makuru afite, dore ko telefone ya Mugisha yari yavuyeho. Mugisha rero nawe aho yari yabuze amahoro, dore ko yamunaga yisanze mu mujyi udasanzwe urimo abantu bari bameze nk'imbobo ndetse n'indaya. Wabonaga rwose ari umujyi utoroshye kuba wawutuyemo uturutse mu cyaro vuba. Byari ibihe bitoroshye cyane kuri Mugisha. Iminsi rero yakomeje gutambuka, ari nako Umutoni ndetse na Mama Mugisha bakomezaga guhamagara telefone ya Mugisha ariko bakumva ntiriho. Umunsi umwe rero Mama Mugisha yasanze Umutoni yicaye, niko kumubaza niba yaba yabashije gucamo. Umutoni rero urimo kurera aramubwiye ati na n'ubu ntabwo iracamo mama, rwose ubu ngubu sinzi ikibazo gihari. Mama Mugisha rero akomezaga kwitegereza Umutoni, niko kumubaza ati ariko ubundi umeze neza ko mbona wagira ngo ufite ikibazo? Nibwo rero Umutoni yamubwiraga ati nta kibazo mfite uretse nyine kuba narabuze Mugisha, none se wowe uri kumva umeze neza? Mama Mugisha niko kumubwira ati twatekereza ibintu byinshi, rega ntabwo twatekereza ko Mugisha yagize ikibazo, kandi rwose haracyari kare. Humura rero azagera aho ngaho tuvugishe. Umutoni rero yashatse guhaguruka ngo agende, niko kwita afatwa n'isereri maze yikubita hasi. Mama Mugisha yahise agerageza kumufata ngo amuramire. Yaramwitegereje nako kumukanda kunda maze aramubwira ati umuto uratwite? Umutoni aramubwira ati uya rwose ntabwo ntwite, nta nda mfite rwose. Mama Mugisha aramubwira ati urabona nsaziye ubusa koko, ndabizi neza uratwite. Umutoni rero yakomeje kubihakana, ari nako yamubwiraga ati uya rwose ntabwo ntwite, nta nda mfite, none se ubwo byashoboka gute? Mama Mugisha niko kumubwira ati aha ngiye rwose ndabona ufite inda. Mama Mugisha rero yabwiye Umutoni ati reka njye ku iduka, ubu abantu bashaka amafi bambuze, turaza kuba tuganira nimugoroba. Umutoni rero yasigaye aho ngaho rwose ubona ko yabuze amahoro, nawe arimo aribaza ibyo bintu byari bimubayeho. Iminsi rero yaratambutse, nibwo Mama Mugisha yazaga kumureba amubaza uko ameze.
nibwo Mutoni yamubwiraga ati imeze neza rwose. Mama Mugisha aramubwira ati wimbeshya ko umeze neza kandi yagiye gushira iminsi 3 utarateka utaranarya, ese urashaka ko upfa? Mutoni niko kumubwira ati we ntabwo nshaka ko mpfa, ahubwo se wowe nukubera icyo uje hano? Uje kumbaza niba umwana ntwite yaba ari umuhungu wawe? Rwose nuwe ntiwirirwa ubishidikanyaho. Mama Mugisha niko kumubwira ati urabizi neza ko rwose umuhungu wanjye yitonda, iyo nda sinzi nyirayo ntago ari umuhungu wanjye, ibyo byo rwose ni ibintu ugomba kumenya, ahubwo ukeneye ujye gushaka umuntu waba waraguteye inda, kuko rwose umwana wanjye ninjye wamwiririye nta bukubaganye yajyaga ajyamo, so ubwo rero ngira ngo urabyumva neza ko inda atari iye. Umutoni niko kubwira Mama Mugisha ati urabizi neza mama, nta wundi musore nigeze nkunda kuva mu bwana bwanjye utari Mugisha, nta wundi rero waba se w'umwana wanjye utari Mugisha. Mama Mugisha niko kumubwira ati sha umva rero nkubwira Umutoni, ntabwo nshaka kwirirwa rwose ntungana nawe cyangwa tujye muri menshi, urabizi neza ko rwose umuhungu wanjye atajyaga ajya muri ibyo bintu by'ubukubaganyi bw'abakobwa, ubwo rero urabyumva ko umwana atari uwe, ubwo rero utangira nyine wiyiteho, naho ngewe rwose kukwitaho byo ntabwo bizongera kubaho, ahubwo reka nisubiriraho ncururiza, naho ubundi rwose ibyo byo byibagirwe, ntabwo umuhungu wanjye yakora iryo kosa. Mama Mugisha rero yahise agenda, niko gusiga aho ngaho Umutoni wari ufite agahinda kenshi cyane, yibaza ukuntu atangiye guhakanirwa ko umwana twita atari uwa Mugisha, kandi rwose azi ko ari we musore baryamanye, ndetse na Mugisha ubwe akaba adahari ngo abe yabyemeza mama we, yemwe na telefone ye ikaba itariho. Umutoni rero yatangiye guhurika, ibibazo rwose bitangira kumubana uruhuri. Iminsi rero yakomeje gutambuka, ari nako Umutoni yari afite agahinda kenshi cyane, yibaza ubuzima bwe aho buzerekeza. Yatangiye kujya akora imirimo ivunanye, dore ko yajyaga afashwa na Mugisha, ajyaga amufasha kujya kuroba. Yari asigaye yijyana ari wenyine, abandi basore n'abagabo bagafasha abagore babo ndetse n'abashiki babo, we ntakunde kubona umufasha. Ibyo byose rero byakomeje kuvuna cyane Umutoni, kandi yari atwite. Ijoro rimwe rero Umutoni yaje kuryama, maze afatwa no kuribwa mu nda cyane. Yaratabaje, ari nako yahamagaraga Mama Mugisha ariko akamwihorera. Yatangiye rero kujya kubona amaraso araje, yavugije induru n'ubundi abura uwamutabara, biza kurangira agejejwe kwa muganga n'abaturanyi. Yavuye kwa muganga afite amarira menshi cyane, yibaza ukuntu yiburiye akana ke, nubwo bwose nta wamwemeraga ariko yaramukundaga. Muri sare yatangiye kurira, ari nako yibwira ati ubuzima bwanjye rwose Mana ubube hafi, ariko nanjye icyo ngiye gukora Mana uzabane nanjye, kuko uzi ubuzima bukakaye naciyemo kuva mu bupfubyi kugeza iki gihe. Mana rwose uzambe hafi nanjye, ntuzongere kunta nk'uko wantaye. Bidatinze rero Umutoni nawe yise ajya mu mujyi gushaka ubuzima. Umutoni yigeze mu mujyi nyine nk'umuntu wese ugeze mu mujyi, byabanje kumugora, dore ko yabanje gukora akazi ko mu rugo nubwo yari afite amashuri ye. Umutoni yakoraga akazi ko mu rugo, ari nako yadepozaga mu bigo bitandukanye. Umutoni yaje kubona akazi ahantu, atangira gukora akazi k'imbaga make yari karagakora. Umutoni rero yaje kugenda akomera, aza kumenyekana mu makampani akomeye, dore ko yari umunyabwenge, biza kumuhesha amahirwe rwose yo kubona akazi keza cyane. Ku rundi ruhande rero ni nabwo Mugisha nawe yari yarakomeye cyane, yarabonye akazi. Bombi rero baje guhurira ahantu muri mall bikomeye cyane, dore ko yari supermarché yahuzaga abantu bari bavuye mu ntara zitandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye. Umutoni rero yaje guca kuri Mugisha, aramwirengagiza. Mugisha nawe yahise akuramo amarinete ngo amurebe neza, yibaza ukuntu umukobwa yasize mu cyaro yaba yaravuyemo umukobwa w'umukire cyane. Biramutangaza, niko kwita afata imodoka maze aramukurikira. Kubera rero akavuyo k'imodoka n'amamoto ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, byaje gutuma Mugisha abura imodoka y'Umutoni. Umutoni rero akigera iwe mu rugo, yahise atangira gutekerereza umukobwa w'inshuti ye witwaga Ariane babanaga. Aramubwira ati umva Suzi, amateka nakubwiye yo wa musore twakundanye mu bwana bwanjye Mugisha, ntabwo wakumva ko Mugisha mubonye
muciyeho nawe sinzi niba yamenye ariko ntamwirengagije. Ku rundi ruhande Mugisha nawe yararimo yinjira mu nzu ye nziza cyane, ari nako yibazaga ati uriya yaba ari umutoni unciyeho kuriya? No, ko namusize mu cyaro se bimeze gute? Haga ibintu rwose ndi kubyiyumvisha, ariko nzakomeza rwose njye nirwa ntembera muri ibi byerekezo ndetse no hafi y'iriya mall, hari igihe wenda tuzongera tugahura. Mugisha rero yakomeje kubikora gutyo, kubw'amahirwe n'ubundi aza kubona ya modoka irimo umutoni yaje kwiparika imbere. Umukobwa rero yaje kubura uko atwara, biba ngombwa ko asohokamo. Mugisha yahise amubwira ati umuto, amakuru yawe ni ukubera icyo urimo gushaka kunyirengagiza? Umutoni niko kumubwira ati mu by'ukuri rwose sinzi umuntu urimo kuvuga uwo ari we, wanyibeshyeho rwose ntago nkuzi, kandi rwose niba ushaka no kungirira nabi wibeshye, kuko rwose igikuri cyongeye kugutanga, rwose ushatse wamvaho. Umutoni rero yaramwirengagije niko gusubira mu modoka maze aragenda. Mugisha yarimo yibaza ati ntabwo byashoboka, ntago abantu basa ngo bareshye bavuge kimwe. Nkimubaza ambwire ngo ntago ari we, none se ninjye waba wataye ubwenge basi? Umutoni rero n'undi yaratashye abitekereza Ariane. Ariane aramubwira ati icyizere ga nuko ataza aho utuye, naho ubundi rwose byihorere, ahubwo se kugarutse tutarajya ku kazi ngize n'Imana rero ituma lift, mbabarira rero itungeza ku kazi. Umutoni rero yahise atwara Ariane maze berekeza ku kazi. Bageze ku kazi baragakora neza, maze kiruko cya saa sita kirangiye baje kubwirwa ko hari inama. CEO wa company yabo yarababwiye ati twagize amahirwe rero, company yacu yari igiye guhomba, ariko hari umuntu rwose w'inshuti yanjye ya kera wemeye ko twahuza company maze twese tugakomeza tugakora tukazamuka. So company yabo rero niyacu zigiye kuba zahuzwa, ngira ngo mu minsi itari yakira cyane, nko mu minsi ibiri iri imbere bigiye kuba byabaho. Nagira ngo mbabwire mwe mwiteguye, muzamenye gukorana neza n'abandi kugira ngo iyi company yacu nyine itagwa hanyuma ikaba yagusha abandi, twese nyine tugahombera icyarimwe. Bose rero bahise bakoma amashyi maze barishima cyane. Bwarakeye rero bari ku kazi nibwo babwiwe yuko hari umusore wari uvuye muri ya company yindi nyine wagombaga kuza kwerekwa abantu bari bagiye gukorana. Uwo musore rero ari nta wundi yari Mugisha. Umutoni akimukubita amaso yahise yikanga, niko kuvuga ati rwose mana yanjye ntabwo dushobora gukora n'uriya musore, ibi ni ibiki, ntabwo bishoboka. Abandi rero bari barimo baribaza ibyo arimo kuvuga, mu gihe bo bavugaga bati Imana iradufashije ntabwo twirukanywe cyangwa ngo company yacu hombe twicare. Nibwo rero Ariane yamubwiraga ati ariko Umutoni urimo kwigira ibiki, urimo uravuga ibiki ubwo ngubwo? Umutoni niko kumubwira ati Ariya, uzi ko ari Mugisha wa musore nakubwiye amateka yanjye nawe? Ariane niko kumubwira ati oh my god, yes, ntabwo byoroshye, ariko nukomeza kwitwara gutyo bishobora kukuviramo kubura akazi. Umutoni niko kuvuga ati umva, I don't care niyo nabura akazi, ariko rwose ndumva kuba nakorana na Mugisha bitakunda. Ariane niko kumubwira ati umuto, uzi neza ukuntu kubona akazi muri uyu mujyi bigoranye, so ugomba keeping up with the situation cause nta yindi solution dufite right now. Ubwo rero nyine ugomba kwihangana ugakomera. Mugisha rero wari wanze gutaha, wari wagumye ngo yarindiriye ko abakozi bose baza gusoza akazi. Yabonye yuko n'Umutoni asohotse, niko kuhita agenda maze amutangirira ku muryango w'urugi rw'imodoka ye, niko kumubwira ati harya ngo wakomeje kunyirengagiza? Umutoni niko kumubwira ati rwose mumbabarire, singiye kubasuzugura, simbazi, ariko bibaye ngombwa ko ngiye namwe tugiye gukorana. Niba rwose atari bigendanye n'akazi ntimwirirwe rwose mumbaza byinshi, kuko rwose nta muntu n'umwe nshobora kuba nakundana nawe. Niba rero iyo style wihaye yo kuzajya ubwira abakobwa ko bazi bikaza kurangira mukundanye, ngiwe rwose wanyibeshyeho. Umutoni yise yinjira mu modoka maze aragenda. Umutoni rero yaratashye niko gutekereza Ariane n'undi byamubayeho. Ariane niko kumubwira ati sha, ubwo rero nyine nta kundi, gusa ntabwo ari urugendo rugiye koroha, kuko rwose niba umukunda ntabwo bizatworohera, gusa ubaye utamukunze byaba ari byiza,
ariko nihazamo ibintu by'urukundo bizagorana, kuko kurwanya urukundo ni ikintu kitoroshye ruba rukurimo nyine mo imbere. Umutoni niko kubwira Ariane ati ariko Ariya ubu namukunda gute, uzi n'ubuzima bwose naciyemo. Tekereza kugira ngo nkuremo inda y'umwana wanjye, mama we yange kunjyana kwa muganga, nawe naza hano mu mujyi anyibagirwe burundu, adusige mu cyaro twibagirwe, bimviremo kubura umwana wanjye. Narakuze indi imfubyi abizi neza, ntabwo nshobora kuba namubabarira, ndetse sinshobora no kuba namukunda. Ariane aramusubiza ati yego ni byiza niba bimeze gutyo rwose bikomeze gutyo, ariko ntihazamo rwose ko ugiye kujya urwanya urukundo rukurimo hanyuma ukagaragaza urwango. Bizakuvuna cyane rwose muvandimwe, bizakuvuna ku rwego rwo hejuru. Mpereza imyenda yawe nawe nguterere, dore ndabizi gutera ipasi ko bijya bikugora. Tubone uko tuza kuzinduka tujya mu kazi, dore ku munsi w'ejo nibwo kampani nyine zigiye guhuzwa, ubwo nyine bizaba biri official, hagomba kugira office nawe ukagira iyawe nkatwe twese. Nta kundi nyine tugomba keeping up with the situation, nta kindi twakora. Bakirimo kuganira rero bumvisha umuntu akoze ku rugi. Umutoni yarahagurutse maze asanga ni gift iri aho ngaho. Yahise yihereza Ariane aramubwira ati Ariya akira, ni wowe mbona nyine abantu bakunda kohereza ama gift, dore ni wowe wemerera abasore za dates, ubwo wenda ntihabuze undi musore ugiye kuguteretsa. Ariane yarayifashe maze afunguye niko gusanga hariho Umutoni, niko kumubwira ati umuto ni ibyawe rwose ntabwo ari ibyanjye. Muri ako kanya rero nibwo Umutoni yasomye maze aravuga ati ni ibyanjye, ubu si ibintu ninde ubinyoherereje. Yarafunguye rero arasanga ni ya mafi ya kera. Kuri ako gapapuro karimo imbere kandi kari kanditseho from Mugisha. Yahise avuga ati Mugisha zaho ntuye, ubu si ibingibi ni ibiki koko, ntabwo byumvikana, ngiye rwose ndamwiyamye ntasohokere mu buzima bwanjye. Ariane niko kuvuga ati yego rwose wijya kurakara kano kanya, ejo uzabimubwira mureba nimbona nkubone. Umutoni niko kuvuga ati yego rwose nta kibazo, reka nzabimubwira ejo. Bidatinze rero bwaje gucya mu gitondo, nibwo Mugisha yamubwiraga ati wakomeje kunyihakana umbwira ko utanzi, naje kujya muri files zanyu mwese nsanga amazina yawe nta yawe wa nyawe, kubera iki se nyine wagiye unyihakana, wabitewe n'iki? Umutoni n'undi aramubwira ati amazina y'abantu ashobora kuba yahura, ariko nakubwiye ko rwose umuntu uvuga ntamuzi, ikindi kandi rwose uhagarike kujya unyohereza biriya bintu byawe bidafite 12. Nakubwire n'ukuri rwose ko ya gift wampaye nayitaye, ndetse n'ibingibi nsanze hano ntubisige hano, ntabwo office yanjye ari iyo gutamo indabyo zose zaboze baza gushyira abantu, rwose zivane hano. Umutoni rero sereka Mugisha katamwitayeho, niko kuhita yitangirira akazi. Iminsi rero yakomeje gutambuka, ariko Mugisha yakomezaga kugenda arushaho kwereka Umutoni ko ashaka ko baganira, ariko Umutoni rwose akamwereka yuko atamwitayeho namba, ndetse yewe ko n'uwo mukobwa ahora avuga witwa Umutoni wa kera baziranye atari we. Imikorere rero yakomeje kugenda itagenda neza kubera konfli yari hagati ya Mugisha ndetse n'Umutoni, dore ko aribo bari bakuriye abandi bakozi. Biza gusa nkaho kampani zigiye kugwa. Nibwo rero Mugisha yaje kwinjira muri ofisi y'Umutoni maze aramubwira ati umva muto, nagira ngo rwose nkubwire yuko ngiye guhagarika akazi, kampani zacu zigiye kugwa, kandi rwose ntabwo ari ibintu nakifuje. Nagerageje kukwereka kenshi ko nyine ko twakorana ngo business zigende neza, ariko wagiye ubyanga. So ubu rero ngiye gusezera, wenda uzabona undi muntu muzakorana uziyumvamo neza. Ukomeza kunyereka yuko utanzi, ariko ukanyereka urwango rudasanzwe, nkibaza ikintu kibigutera. Ni gute ushobora kwanga gutyo umuntu utazi? Ntabwo bibaho. Ubwo rero ngiyewe akira impapuro zanjye, ngizo nagira ngo nyine ntava mu kazi ntabikumenyesheje. Mugisha atarasohoka nibwo Umutoni yahise atangira kurakara cyane, aravuga ati yego rwose kugenda nicyo kintu uzi, buri gihe nta kindi ukora iyo rugeze ahakomeye uhita ugenda nyine, nka kumwe wansize mu giturage ntuburongeye uragiye.
nta bindi uzi. Mugisha niko kuhita yongera aragaruka aramubaza ati so ni wowe wa nyawe? Umutoni aramusubiza ati yego rwose ni njyewe, ariko nta kindi kintu uzi uretse kuba wagenda ugasiga abantu ukagenda utavuze. Mugisha niko kumubwira ati ntago ariko rwose siko biri, ntago ariko byagenze, nuko utashobora kuba mu mwanya ngo nkubwire uko byagenze. Umutoni niko kumubwira ati nta kintu cyawe na kimwe nshaka kumva, kuko binyibutsa ububabare naciyemo nkatakaza umwana wacu, ukibagirwa urukundo rwacu. Ibyo byose rero Umugisha yarabyumvaga akarushaho gutungurwa, nubwo yari yarabyumvishe igice yarabibwiwe na nyina. Nibwo rero Umutoni yisaga abwira Mugisha ati sohoka n'ubundi ugenda uva ahangaha, sohoka hano rwose ugende, genda sinshaka kubona mu maso yanjye. Mugisha rero nta kindi yakoze, yahise asohoka, ariko yageze muri ofisi ye niko kuhita avuga ati ntabwo nshobora kuba ikigwari, reka ngume hano nta kibazo, reka nkore ibishoboka byose kampani yongere imere neza. Mugisha rero yatangiye gushyiramo imbaraga, ndetse naho byapfiraga hose atangira kugerageza kujya yihanganira amagambo atari meza yabwirwaga n'Umutoni, dore ko noneho yari azi ko ari wa Mutoni we wa nyawe, yabikoze ari ukugira ngo amufashirizemo. Nibwo rero kampani yatangiye kongera kumera neza, abaterankunga batangiye kujya bayisura, ibintu birongera bijya ku murongo, hategurwaga presentation zitandukanye. Nibwo rero rimwe haje kuza abaterankunga bageze mu 8. Nibwo Mugisha yaje kubwira Umutoni ati turifuza ko ari we waduhagararira, ndetse n'abandi bose barabyemeza. Umutoni rero nawe yabikoze atajuyaje, dore ko yakundaga akazi, nubwo yego atavuganaga neza na Mugisha. Uwo munsi rero Umutoni yariteguye neza cyane rwose, presentation yagenze neza, dore ko abantu bose bamushimye. Yarasoje nibwo yabajije umushuti we magara Ariane ati none se umubabonaga nsa gute? Ariane niko kumubwira ati umva ndakubwiye ngo njye ijisho ryanjye n'ahandi ryari riri kuri Mugisha. Mugisha yendaga kukumira, wari ukiye cyane, wasaga neza ku buryo burenze urugero, umva yakurebaga rwose umuntu akabona arimo gucira amazi. Umutoni niko kubaza Ariane ati ariko Sariya nkubajije Mugisha cyangwa nkubajije uko nagaragaraga? Ariane niko kuvuga ati ubwo nyine nabikubwiye wari ukeye, ahubwo umva sinjye rose presentation yawe irangira kandi nyine twita tubwirwa ko akazi kadahari, so ubu rero nyine it's my good time to go and see my bear. Ubwo rero nyine abatagira be mwihangane, ubwo turi kumwe nyine, ubuse nzagaruka nkaryarira simbizi, ariko bura ni nko kuwa mbere nyuma ya weekend yose. Sawa rero ubwo nyine turi kumwe. Umutoni agihagaze aho ngaho yahise abona Mugisha azamusanga, yahise yinjira muri ofisi ye aramubwira ati ikikugenza ndakizi, umbabare natinze gato kwikoherereza, ariko ngibanze uyirebe. Yabanje rero kumwereka email, niko kumubwira ati ngira ngo mwasubira muri ofisi yanyu, hanyuma rero ubwo ngubwo nyine email ndaza kuza kuyiboherereza. Mugisha rero wakomezaga kwitegereza Umutoni, nibwo Umutoni yahise atangira kumubwira nabi cyane, amubwira ati sohoka se kandi uva ahangaha nyine urandeba iki? Jya gukora ibikureba, uraza muri ofisi yanjye uraza kuhakora iki? Mugisha rero yabonye yuko Umutoni atangiye kuvuga nabi kandi ari ibintu atarimo kwifuza, niko kuhita yumvira icyifuzo cy'Umutoni maze arasohoka. Amasaha rero y'akazi yaje kugera aho ngaho ararangira, nibwo Umutoni yatashye agiwe. Mu kanya gatoya cyane yahise yumva umuntu akomanze, niko kuhita avuga ati iriga nari mbizi kuri buze kunkumbura, bugiye kumara kwa boyfriend weekend yose. Yahise afungura, yatunguwe no kubona ari Mugisha. Yaramubwiye ati uraza gukora iki hano? Mugisha yaramubwiye ati byibuze se ntunareka ngo ninjira akanya gatoya. Umutoni yaramubwiye ati okay, iminota 5 yonyine ubundi sinongere kukubona hano. Mugisha yaramubwiye ati mu by'ukuri rwose sinzi impamvu udashaka kumvugisha. Umutoni yakomeje amusubiramo ibyamubayeho byose, aramubwira ati ibyo bintu byose ntabwo nshobora kuba nabyibagirwa ngo nongere kuba navugana nawe, gutakaza umwana, kunsiga mu cyaro, kunyibagirwa, kwibagirwa urukundo rwacu, ibyo rwose ntabwo nshobora kubyibagirwa ngo mbe navugana nawe. Mugisha niko kumubwira ati mama yarapfuye. Umutoni niko kuvuga ati Paul mwihangane. Mugisha niko kubwira Umutoni ati Paul gusa ku mubyeyi wakureze
ufite imyaka 16 mama wawe na papa bamaze kwitaba Imana. Umutoni niko kumubwira ati ese ni gute ushaka ko nababarira mama? Urumva namubabarira gute? Ariho wanteje igiturage cyose avuga yuko umwana ntumite se ntamuzi, akavuga yuko udatera inda ngakwiziye ngakuramo inda ntanjyane kwa muganga. Uri kumva ibyo bikomere byose ngewe napfa kubikira gute? Hari n'igihe nawe uri kumbeshya kugira ngo gusa tuvugane. Hari igihe rwose uri kumbeshya ko yapfuye. Hari igihe rwose ari kuri kubimbwira. Mugisha niko kumubwira ati urabizi neza ko ntashobora kubeshya ko mama umbyara yapfuye. Nibwo rero Umutoni n'undi yavugaga ati n'undi mbabarira rero usohoka igenda uva ahangaha, sohoka rwose ugende. Mugisha rero yahise asohoka maze aragenda. Akimara kurenga Umutoni yahise atangira kurira cyane avuga ati yo mana we, Mugisha yarapfuye kuko yego nubwo wenda yangiriye nabi, nubwo wenda yamfashe kuriya ariko yarantunze. Ikindi kandi yarankundaga, wenda yabikoze atekereza yuko nari umukobwa wigize icyomanzi nshaka kubeshyira Mugisha. No, ubu kuko kuki yapfuye. Umutoni rero yakomeje kurira cyane yibaza ukuntu mama Mugisha yapfuye. Ubona ko rwose ari ibintu byari mubabaje cyane, nubwo yari yaramugiriye nabi ariko yari amufitiye impuhwe nyinshi. Umutoni rero yakomeje kurira nibwo amasaha yaje gukura maze ajya kuryama. Nyuma y'iminsi 2 rero ari ku cyumweru nimugoroba nibwo Mugisha yagiye gutangira Ariane. Niko kumubwira ati Ariane naguhamagaye, ntiyari ngiye twavuganaga kuri telefone. Ariane akimubona niko kuvuga ati none se kuki wamamagaye ntabwo uzaho Umutoni ari? Nibwo rero Mugisha yise amuhereze ya mafi Umutoni yakundaga, aramubwira ati umbabarire rwose, muri iyi minsi yose najyaga ku Mutoni ngo ndebe ko yarya cyangwa ko yasohoka mu nzu ariko nkabona nta na kimwe, so mbabarira rero bino biryo bimushyirire rwose, hanganira kugoye. Umutoni ndabizi rwose ikintu cyo guteka ntago ari ikintu cye, n'iminsi 3 yashira atararya atabonye umuntu umwitaho, kandi rwose ndamukunda cyane sinshaka ko ari icyamubaho. Ariane niko kuvuga ati okay reka none ubwo ngubwo mite mbitwara. Ariane rero yatwaye bya biryo niko kubishyira Umutoni. Umutoni akibona yise atangira kurya dore ko yarashonje cyane. Agezemo hagati niko kuvuga ati ariko ubundi biryo bigoye n'ikikari byo nkunda cyane. Ariane niko kubimubwira ati nabihawe n'umuntu ugukunda byimazeyo, ni Mugisha wabimpaye. Umutoni niko kwita atereka hasi ibyo biryo niko kuvuga ati iyo mbimenya kare ntago ibiryo rwose mba nabiriye, ntago nari kwirirwa rwose mbitaho igihe cyanjye. Ariane niko kumusubiza ati ariko ubundi Umuto nukuri icyo udashobora kubabarira Mugisha, wenda ukumva uko byagenze rwose ndumva ngiye byarushaho kuba byiza cyane ko kugira ngo ukomeze urakare urakajwe n'ubusa. Umutoni niko kumubwira ati mbabarira rwose byihorere, ibukirirwa rwose ugira ikindi kintu mbwira. Ariane rero yagerageje kubwira Umutoni ariko abona ko rwose Umutoni yarakaye cyane. Nibwo rero Ariane yavugaga ati sha ndabona warakaye cyane, reka nigire mu cyumba ngiye kuba nivugishiriza sheri wanjye, rwose ndabona wowe utameze neza. Umutoni niko kuvuga ati cyane rwose simeze neza. Umutoni rero yise yinjira mu cyumba. Akigera mu cyumba Umutoni yarebye hirya no hino ngo arebe ko Ariane yaba amureba, niko kuhita afata n'undi twadufi yakundaga cyane niko gukomeza kuturya. Iminsi rero yakomeje gutambuka, nibwo rero n'ubundi Umutoni yari akomeje kugaragariza Mugisha rwose ko atamwitayeho. Igihe rero cya anniversaire y'Umutoni cyaje kugera, nibwo Mugisha yaje gusaba Ariane ati ndakwinginze rwose ndashaka ko tumukorera surprise, bimfashemo rwose dore niwe ufite access hari iwanyu. Ariane rero yabyemeye atajuyaje dore ko yabonaga yuko Mugisha yamukundaga by'ukuri. Barateguye nibwo Mugisha yaje guhamagara wa muhanzi wa wundi nyine Umutoni yakundaga kera cyane, umwe yifuzaga ko azamuririmbira ku munsi udasanzwe. Yaramuteguye nibwo Ariane yinjiraga mu nzu akamubwira ati Umuto mbabarire rwose nabuze agafunguzo k'icyumba cyawe. Umutoni niko kumubwira ati riga wenda bizi ubu rwose iyo nza kuba ndi mu cyumba kitagira toilet nari no kubura ahantu nisayidira. Yarasohotse rero niko kugana muri salo.
yageze muri salo habona amatara ntiyaka, niko kuvuga ati reka tube twicariye hanze. Akigera hanze yatunguwe no kumva imirya ya gitari ya wa muhanzi yakundaga cyane. Yahise yishima, ariko akebutse ku ruhande asanga Mugisha arahagaze. Yayoboye icyo afata n'icyo yareka, yarebye kwishima habura kurakara, byose biramurenga. Ariko kubera ko yakundaga uwo muhanzi cyane, yaririmbanye nawe indirimbo ye, maze asoje uwo muhanzi amaze kugenda, nibwo rero Mugisha yamuhereje agakeke aramubwira ati happy birthday. Mutoni rero yarayifashe maze yinjiza mu nzu, ariko ubona ko rwose atishimye namba, adashaka yewe no kuba yakumva Mugisha niko kumubwira ati wampaye byibuze iminota 5 tukavugana. Mutoni yaramubwiye ati ntuyirenze rwose, ndaba ndimo ndabara. Mugisha yaramubwiye ati mu by'ukuri rwose ntago nigeze nguta, burya cyagiye mvuye mu rugo naragiye nyine mu nyuma y'urugendo rutoroshye naho uzi rwo kugera hano mu mujyi. Nageze hano mu mujyi, umusore nari nje kureba, ndimo kureba telefone ngo muhamagare mba ndayibuze, nsanga bayinyibye. Nakomeje rero kuguma muri iyo ghetto area, hari ahantu rwose hakorerwaga ibyaha byinshi cyane. Mu kanya nk'ako guhumbya rero polisi yayisiza twese iradufunga, ititaye ku kuvuga ngo urahaba cyangwa ntuhaba. Namazemo amezi 3 yose nta muntu wo kumvugira mfite, dore ko na telefone nyine nari narayibuze. Ubwo rero nuko nguko byagenze, nuko wambuze. Nkivamo narahise nkora kugira ngo ndebe ko nabona amafaranga nkagura telefone. Nta kindi kintu nakoze, nahise ntangira kuguhamagara numva telefone yawe yavuyeho. Mpita nihutira guhamagara mama. Mama naramuhamagaye ambwira yuko abantu bose bakubuze, batazi aho wagiye ndetse na telefone yawe wayikuyeho. Kuva icyo gihe natangiye guhangayika rero nyine nibaza ubuzima icyo ari cyo, ariko nanone nakibuka aho mama namusize, nkumva ko ngomba gukora cyane. Nuko nguko rero wambuze, naho ubundi rwose nuko nguko byagenze. Mutoni rero byose yarabyumvishe, n'ubundi niko kumubwira ati ngaho rero mbabara usohoke mu gihe cyo gutekereza. Mugisha yahise asohoka maze aragenda. Akimara gusohoka, Ariane wari uri excited yo kureba impano Umugisha yahaye Umutoni yahise yinjira. Atangiye gufungura nibwo Umutoni yamubwiraga ati so wari ubizi ko ari hanze urangije urandika ndasohoka. Ariane niko kumubwira ati none sinari kukwihorera ukaguma mu buriri, ubwo sinari gutuma inshuti yanjye ibura surprise nkayihorera ikaguma mu buriri kuri anniversaire yayo, ntabwo byashoboka rwose, ahubwo rwose mba urutangira ufungure turebe. Muri ako kanya rero bahise batangira gufungura, basanga harimo impano nziza cyane zitandukanye, harimo n'udukeke twiza cyane turyoshye, maze batangira kwirira. Nibwo rero amasaha yaje gukura maze bajya kuryama. Iminsi rero yakomeje gutambuka, nibwo rero rimwe Umutoni yari aryamye akangurwa na telefone ya Ariane amubwira ati mbaburi urebe kuri email cyangwa se ujye kuri group urebe ibintu wohereje. Umva urahita uguruka, ndabizi ko ngo rwose wowe utigeze ufungura data yawe, mbabari ubikore kano kanya. Umutoni yahise afungura email ye maze asanga yabaye nominated mu bantu bagomba kuzarepresentinga company yabo mu mahanga, ndetse bakazahabwa allowances y'amafaranga menshi cyane. Akibona yahise yishima cyane aravuga ati mana we ubuse amahirwe kuko ibintu nabigenza gute, ndi kumva umuntu ari gukomanga hanze, reka njye kureba uwo ari we. Umutoni yagiye yirukanka, niko gusanga uwakomangaga ari Mugisha. Mugisha niko kwita amubwira ati congratulations kuri ririya terambere wagezeho, ni byiza cyane rwose, ndi proud yawe. Umutoni yaramwitegereje arangije aramubwira ati I know ko ari wowe wabikoze, ndabizi ko ibi byose ari wowe wabikoze, anyway thank you, wakoze cyane rwose. Mugisha niko kumubwira ati nashakaga kuba uwa mbere ubikubwira imbona nkubone, felicitation rwose, urakoze cyane, nanjye ndumva nezerewe. Umutoni rero ndetse na Mugisha batangiye kurebana mu maso. Nibwo rero Mugisha yavugaga ati wambabariye rwose ukama amahirwe ya kabiri, ko ntazigira na rimwe nongera kuba nagusiga cyangwa ngo nkubabaze. Umutoni yahise atangira kurira, niko kumubwira ati
naciye mu bintu byinshi cyane by'agahinda kuva wansiga, ni ukuri rwose nsezeranya ko utazigera wongera kunsiga. Mugisha niko kwita apfukama maze azamura ikiganza aravuga ati ntabwo nzigera ngusiga na rimwe mu buzima bwanjye, kuko nanjye nabonye byinshi natakaje, kuko kuva nagusiga nanjye sinigeze nongera kwishima. Rwose ni ukuri numa amahirwe ya kabiri sinzirwa nyakinisha. Nibwo rero Mutoni yabwiraga Mugisha ati ngaho haguruka nta kibazo. Yarahagurutse maze barongera barahoberana, ari nako bari barimo basomana. Mugisha niko kubwira Umutoni ati ndagukunda cyane, sinigeze mpagarika kugukunda kandi nzahora ngukunda kugeza ku iherezo. Umutoni nawe aramusubiza ati nanjye nuko nagerageje kurwanya urukundo ngukunda ariko byarananiye, nanjye nzagukunda kugeza ku ndunduro. Bombi rero bahise bongera bariyunga basubira muri rwa rukundo rwabo ruryoshye bahoze bikundanira. Aha rero niho dusoreje inkuru yacu uyu munsi. Ko atarakora subscribe iki nicyo gihe.